kurya amakara no kuyanywa cyane bishobora gutera uburwayi, indwara zitandukanye kandi zikomeye mu mubiri w'umuntu, by'umwihariko ariko ku bakobwa. Abakobwa nibo bafite uburwayi bwa payika bufitwe n'abakobwa benshi cyane. Ngiye by'umwihariko abonzi ni benshi 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 benshi. Inshuti zanjye nyinshi zifite payika, ariko zifata ibintu bitandukanye, zinywa amakara, zinywa amabumba, zirya ibipapuro, zirya ibitaka, ibitomori, nyine zirya ibintu bitandukanye, ariko at the end of the day byose ni payika. Ariko tugiye kuganira ku ngaruka zikomeye zo kurya amakara. Amakara ushobora kuyarya cyangwa se kuyanywa. Tugiye kuganira ku bintu bitandukanye nyine bishobora kugaragaraho ukunda kuyafata cyane, ko ari abantu twayifashe nka kire. Turebe izo ngaruka rero. Ikintu cya mbere rero, ushobora kugira ikibazo cya anemia cyangwa se kubura amaraso, kubera ko amakara ashobora gutuma umubiri ugabanya ubushobozi bwo gukoresha cyangwa se bwo gukoresha iron cyangwa se fer, imyunyungugu ya fer. Kandi mwibuke ko ari itanga iriya shusho y'intuza y'amaraso, nyine insoro zitukura. Rero iyo urya amaraso kenshi cyangwa uyanywa kenshi, bishobora gutera umubiri kugabanya gukoresha fer. Ikindi ni ukuribwa mu nda. Hari ukuntu yarya ari menshi cyane, menshi cyane, ariko ntumenye, nyine ntufate nk'ikintu runaka cyangwa se mezire runaka uzajya ukoresha like ku munsi se, nyine ntugire igipimo quantity. Rero uba ugomba bigutera kubabara mu nda. Ikindi ni constipation, kutajya ku musarani uko bikwiye cyangwa se kurwara kutabasha kujya ku musarani. Iyo urya amaraso, iyo urya amakara menshi cyangwa uyanywa cyane, bishobora kugutera constipation. Ikindi ni bishobora gutera ikibazo mu igogora ry'igifu iyo uyarya cyane, nyine iyo urya menshi cyane cyane cyane. Abantu barya, nkora kiriya kiganiro cya payika, abantu banyandikira rwose ati ngiye indobo y'amakara ku munsi cyangwa se ikiro ku munsi. Urumva ntabwo waba ukirya nyine ngo ugere mu nda hazima. Igogora nyine riragira ntabwo rikora neza, sibyo? Ikindi bigabanya ubushobozi bw'imiti kuno uyanywa. Niba uri umuntu ugira na allergie, amakara ni kire nziza, unywa imiti ntugire allergie. Ariko rero nyine bigabanya ubukana bw'imiti, nyine like urwaye indwara runaka urya n'amakara cyangwa se uyahekenya, ntabwo imiti yakora neza, kuko iraneutraliza. Amakara neutraliza ubushobozi bw'imiti. Ikindi ni uburozi, like toxins, ni uburozi like toxins, niba navuga ngo ni uburozi bwa metals ziremereye cyangwa se by'ibyuma biremereye bishobora kuba biri mu mubiri, cyangwa se bishobora kuba birimo ibintu byangiza. Ariko iyo metal ndavuga ntabwo ari like metal, it's like a metallic. Kandi murabizi ko muri elements, like in chemistry, murabizi ko there is some kind of metallic elements and non-metallic elements. Rero iron ni metallic element, ubwo nayo nyine yabarwa nk'icyuma, it's like metal chemically. Rero iyo amakara ashobora kuba arimo ibyo bintu bya metallic element bikomeye, rero bigatuma ugira ibibazo bitandukanye biremereye mu mubiri, nyine by'uburwayi runaka. Ikindi ni ukwiyongera kw'indwara z'igifu. Urumva umaze nko kurya, urariye amakara, uriye ibirayi, uriye n'amakara, cyangwa se unyoye igikoma, uriye amakara, cyangwa se mbere y'uko mu gitondo unyoye amazi, uriye amakara. Urumva nyine n'igifu kirangirika. Ikindi ni ukubura intungamubiri, nutrient deficiency. This is too much. Nutrient deficiency nayo, kubera amakara nyine neutralize ibyo bintu byose, nabyo ni ibibazo biterwa no kurya amakara no kunywa amakara. Ikindi ni ukwangirika kw'amenyo, like kubera kuyahekenya cyane amenyo arangirika, ugira uburibwe bwa hato na hato mu menyo. Ikindi ni ukwangirika kw'amabara, sinabaye iki uyu munsi kuvugishwa cyane. Ni ukwangirika kw'amara igihe kirekire. Umva amakara amakara ni kire ku bantu bamwe na bamwe, kuko atuma iyo umuntu agiye mu mihango atababara. Icyo cyo mugomba kukimenya. Ikindi atuma mu nda hamererwa neza. Abantu bakunda kugira amaheji nkanjye ndazigira cyane. Rero ubwo ntafite kire y'amakara ari active cyangwa se ari non-activated ones, ntabwo ubuzima bwanjye bwaba bumeze neza. Ariko nanone agira ingaruka.
ariko kugira ngo utagira izi ngaruka zose tuvuze haruguru ugomba kugira quantity ufata ku munsi. Niba ari inongo imwe y'ikara cyangwa se one chunk ukamenya ko nyine ni inongo imwe y'ikara, niba ari inongo ebyiri z'ikara ukamenya ko nizo, niba ari eshanu nizo, nyine zibigire fixed, wibihindura. Nujya kubihinduranya uzahura n'ibibazo, nyine uzarwara bino byose ama constipation, ibifu n'ibiki byose uzabirwara. Ariko nanone ntago amakara ari ikintu kibi, kuko ndabivuga nshize amanga, kuko nasanze abakobwa benshi bayarya, nabo nge ntarinzi, ngiye nkora rwose iriya ntuzi. Ntabwo nzi ko abantu benshi dufite payika bingana kure, nanjye ndayifite, right? Nanjye ndayifite, ndabizi ko mfite payika, and ngewe payika mfite katuvuge integeka ibumba rino activated clay, green clay, ibumba ry'icyatsi ry'abagorozi, cyangwa activated charcoal sometimes. Rero ntago niba ufite payika, uko nigeze kubivugaho, nta gikuba cyacitse, like ni habit nk'indi yose. Nkuko umuntu avuga ati nkunda inyama, umuntu avuga ati ngiye nkunda kunywa amazi menshi, it's like that. Nta cyapfuye, nta cyangiritse. Ntukagire n'ipfunwe kuko ufite payika, kuko ushobora guhekenya amakara, kuko ushobora guhekenya ibumba, kuko ushobora kurya ibitomori, kuko ushobora. Don't be afraid, don't be afraid. Like it's life situation isanzwe umuntu wari wese yagira, so don't be afraid, do not be afraid, right? Rero ibizo ni ingaruka nyine zo kurya amakara, ariko numvise nta bihatari byahatari, ariko ugomba kwirinda nta bihatari nta bintu bya danger, nyine nk'ibintu biri danger twe expecting like a cancer, infections, ibintu nk'ibyo. Wenda ushobora no kujya n'ibibazo by'ibifu nabyo bikarendinga muri izo cancer n'ibiki byose, ariko currently arafasha. Ariko nawe niba unywa imiti, ushobora kuba wenda waravukanye ubwandu, ukaba ufata imiti y'ubwandu, ntabwo ari byiza kuhora uhekenya amakara cyangwa unywa amakara, kuko ntabwo imiti yawe uzajya ikora neza, uzajya ugira uburwayi, cyangwa ufite n'ubundi burwayi buri chronics. Rero niba wakoze ikiganiro, subscribing, sharing na commenting ikindi kintu twazaganiraho ubutaha, then